itari ngombwa. Oh la 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 la. Nayisifuye nayitanze. Youssou Diagne abwira umuzamu ati soka mu izamu ntago mbyemera. Ati arimo aramusohora nibyo. Youssou Diagne nabyumva. Ati pasi yasohoka mu izamu ntago asohoye mbyemera. umuzamu mu izamu hari abafana bati nibyo. Abafana bati muve mu kibuga. Muve mu kibuga. Abafana ati muve mu kibuga. Abafana bati muve mu kibuga. Youssou Diagne ati sohoka ntago nakwemera kujya gufata iyi penalty. Youssou Diagne abakinnyi ba Rayon Sport bamwirundaho. Kwizigira stade irimo abafana batari munsi y'ibihumbi 6 hano. Barimo baravuga ati navemo. Oh la 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 la. Nibyo umuzamu amusohoye hanze. Aravuga ati nibishoboka. Oh la 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 la. Nibishoboka ati ntabwo umuntu ashobora kutwiba tureba. Youssou Diagne arimo ararira amarira yamushizemo. Iyi niyo baruwa Rayon Sport yanditse kwizigira mu minsi ibiri ishize. Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ibaruwa ya kamarade SG Ferwafa asubiza avuga ko babizi uburemere bw'umukino ndetse bazagerageza guha umukino abasifuzi afite inararibonye. Abafana ba Rayon Sport bati muvemo, barimo bararima ngo muvemo. Nibyo biri hano kuri stade y'akarere ka Bugesera. Ibi ngibi umuntu yagomba kubyitega kubera ko cyane kubera ko abasifuzi n'ubundi ntibavugwagaho rumwe. Bibaye ngombwa ko polisi bamanuka ari benshi cyane bagatangira kuba deployinga bababwira ati muze kuba mucunga umutekano atagira umufana w'ijya mu kibuga. Basubiza abantu inyuma gato. Aba basifuzi Rwanda Premier League yabatangaje uyu munsi. Yego. Ariko hashize iminsi ibiri Rayon Sport yanditse ivuga kuri buri musifuzi kuri abasifuzi n'undi bari kuri uyu mukino. Ivuga ko itemera ubutabera buzatangwa n'abasifuzi batemewe na FIFA. Ibyo federasiyo yasubije ivuga ko atari Rayon Sport ipangira abasifuzi ndetse ko federasiyo izi uburemere bw'uyu mukino bazatanga abasifuzi bafite experience. N'ubundi urutonde rwagiye rusohoka ruriho bwana Eric, ruriho bwana Ngabayisonga Patrick, uwo Ngabayisonga n'ubundi akaba ariwe mu by'ukuri wazengurutswe n'abakinnyi ba Rayon Sport aka kanya. Umuzamu yagarutse mu izamu yemere guterwa penalty. Yamuhire Kevin. Umuzamu arimo aramutuka amuga ati toka urambwira iki wowe. Uwo bita Muhire Kevin afite akazi katoroshye. Serumogo Ali Omar yajyagara mu izamu yanga gusohokamo, ariko Muhire Kevin aramuga ati mwihangane mureke batere nakundi byagenda bagomba kwera bagaterwa penalty. Nakundi baraterwa penalty nibyo. Ibi biranyibutsa umukino w'Musanze bwo Musanze yakinaga na PFC. Ku munota 8 uribuka match Musanze muri saison n'ubundi Musanze kina na PFC. Gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport Elenga Kanga Junior akaba agiye kujya mu kibuga arasimbura nde Elenga Kanga Junior. Youssou Diagne wanze kubyemera mu by'ukuri. Youssou Diagne yanze kubyemera arimo aratuka abasifuzi bose. Ageze kuwa kane witwa Ibra namubwiye ati nyemwe abajura muri hano. Baraza kumika ikarita itukura. Ati nabajura bari hano ntago ari ikindi. Ariko nyine nibyo bimeze. Osa Adama Bagayogo asimbuye Adama Bagayogo. Omokongo Braza witwa Junior Prince Elenga Kanga akabasimbuye. Umusore ukiri muto w'umunyamariya Adama Bagayogo ku penalty yo guterwa na Umar Aba. Natsindi penalty araza kuba ufite ibitego byinshi kurusha abandi bose muri saison ibitego 14. Omar Aba ritakuma. Attention reka turebe. Bugesera bibiri Rayon Sport ubusa. Uwo bita Omar Nyinge ndetse n'uwo bita Abedi Biramayire bajya guserebrana n'abafana ba Rayon Sport. Ariya maboko barimo barazamura sinzi icyo barimo barababwira. Bababwira ati byashoboka ko twabyishyura. Bababwira ati mutuze. Barimo baragenda basinzi ibintu barimo barajugunya mu kibuga menya. N'amacupa y'amazi n'ibindi. N'amacupa y'amazi. N'amacupa ya juice afana bagenda batera mu kibuga. Amacupa y'amazi batera amabuye. Uwo bita Muhire Kevin, uwo bita Youssou Diagne, uwo bita Muhire Kevin babwira abafana ati mureke kujugunya ibyo bintu. Ati mureke kujugunya ibyo bintu. Hanyuma rero birumvikana. Icyo nakubwira cyo ni kimwe Lorenzo. Aba basifuzi bashobora kuba nta nikosa bakoze. Na penalty ikaba ariyo. Ariko kubera nyine icyo bita ibyo abantu bari bishyizemo. Urimo nabyumva kwizigira ngiye kuko ndi ku kibuga ndimo ndareba iri kuba ntabwo ndi butange ubusesenguzi bushingiye kuri ntacyo ndibuvugeho. Ndi ku kibuga kwizigira ndi ku kibuga ndimo ndogeza umupira
ndimo ndabona ibiri kuba, so it is what it is. Ubwo rero abashinzwe abasifuzi n'ibyemezo by'abasifuzi mu kibuga, umusifuzi n'Imana n'umwami, icyemezo cy'umusifuzi kirubahwa nta kintu kirenzeho. Vayo reba no ku minota ndakuzi ati n'iminota utaza kuyinyongera. Iyo bigeze muri situation kwisigira nk'abanyamakuru twe turavuga ngo umusifuzi mu kibuga n'Imana, icyemezo cye kiba gitunganye, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugira icyo akivuguruzaho. Ibyo nanjye Lorenzo rero nta kintu na kimwe ndenzaho habe n'akadomo. Abedi Biramahire yafashe umupira mu kanya kwisigira idasanzwe. Rayon Sport yarekeramye penalty mu masegonda umunani. Abedi Biramahire penalty ihabwa Bugesera. Rayon Sport yazamukanye umupira igera mu rwego rw'amahina rwa Bugesera Football Club cyane. Abedi Biramahire yafashe umupira ari mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Bugesera, arawukontorora awushyira mu kirenge, arahindukira ajya kuwutera mu kindi kirenge, abakinnyi ba Bugesera bamukoraho cyane, agwa muri surface. Umusifuzi nta gushidikanya arabisanza. Umusifuzi yarahagaze arabisanza avuga ko na penalty yabaye, havamo avantage. Abareba gishidikanya bahise batakaza umupira. Genda kumera nk'igitego cya kabiri mu gikombe cyane. Urumva mu kurekarama uhita utakaza umupira kuko uri kurekarama penalty. Nibwo Bugesera yirukanganye umupira igera muri surface, bagenda bubaka cyane. Uwo bita Yakubu bamukoraho, umusifuzi ahita atanga penalty. Iyo penalty rero niyo itumye ibi byose bibivuka hano. Ruvuyanga subirana ijambo ukomeze tubwire ko iyo bimeze i Nyamirambo. Turagaruka hano wenda umukino n'ubusubuku. Itoza ya Bugesera atangiye camp ku munsi wo kwa kabiri yitegura umukino. Byavuzwe ko stade na ko hoteli Bugesera yari waririnzwe bikomeye, bitegura basana bitegura ikintu gikomeye. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi byavuzwe muri iki cyumweru tutagaruka mu by'ukuri. Bigaragara ko rero umupira w'amaguru w'u Rwanda ugeze, ibiri mu kibuga byo ntibikibaho, ibiriho ni imitegurire yo guhangana yo hanze y'ikibuga gusa. Icyitwa abafana bari hano bagera ku 600 basohotse muri stade nta kintu wabonye cy'umupira w'amaguru uretse n'ubundi mvururu, amahane, ukutumvikana, ugushamirana ndetse n'umutima mubi. Oh la 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 la, ntabwo byari bikwiye. Ngira ngo ibindi hakenewe amavugurura ari radikare kwizigira. Reka tubiharire inzego bishinzwe. Gusa biteye isoni n'ikimwaro, ntibyari bikwiye ko muri 2025 umukino uba nturangire. Abafana 600 kwizigira bambaye imyambaro, bambaye jezi, bagasohoka mu kibuga batabonye umupira. C'est honteux, bitejeje ikimwaro, complètement honteux. Nuko rero Ruvuyanga ibyaberaga ni Bugesera bishojwe. Komiseri y'umukino atangaje ko umukino uhagaritswe bitewe n'ibibazo by'imvururu byabaye n'umutekano muke. Ubwo umukino urasubitswe, hategerejwe icyo amategeko azateganya ndetse n'ibindi byose biri buze gukurikiraho. Gusa inzego z'umupira w'amaguru mu Rwanda zifite akazi katoroshye habe na busa. Ruvuyanga wakomeza n'umukino ugasoza match ya APR. ku mugaragaro bavuga batukuku turi gusefererwa ntabwo byakunda babivuyemo ati nishaka uzarye forfait ngayo nguko rero uko gahunda zirangiye hano kuri stade ya Bugesera.
abareyo babakomera amashyi cyane, abareyo babakomera amashyi cyane bababwira ati murakoze, bahise babivamo. Abareyo bavuye mu kibuga maze itarangiye baratashye ngabo rwose bavuye mu mata itarangiye. Federasiyo umwanzuro izafata maze abakinnyi ba Rayon bivanye mu kibuga ari ibitego bibiri ku busa bamaze gutsindwa, iminota 90 yari itaragera. Ubwo baravuga ko batewe penaliti itariyo ngo babimire iyo, sinzi niba ari byo cyangwa atari byo, ubwo no gutegereza.